friends, abantu benshi bakomeje kumbaza ngo ni gute na postinga ifoto kuri YouTube. Rimwe na rimwe ujya unumva umuntu abwira undi ngo wampiningi, cyangwa se ukumva undi abwira undi ngo yarampiningiye ngo kuri YouTube. Ibyo byose bikorerwa mu cyitwa community tab. Ese ubundi community tab ni iki? Ni ukuvuga ngo umuntu wari wese ntabwo yemerewe gushyira ifoto kuri YouTube. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kubasobanurira mukamenya uwemerewe n'utemerewe. Noneho uri buze gusanga atemerewe nawe ndaza kumwereka icyo agomba gukora kugira ngo yemererwe. Ubu ni uburyo bwiza YouTube yashyizeho, aho ushobora kuba washyiraho ifoto ukamenyesha abantu video iri buze gukurikiraho, cyangwa se ukabahitishamo iyo wabakorera hagati y'ama topics ufite, bagahitamo mbere yuko uzikora ukabakorera video ibanogeye. Ni uburyo bwiza bwo umu content creator aganira n'abantu be, hanyuma bakamuha ibitekerezo nawe akabiba. By'umwihariko ni n'ahantu ushobora gushyiraho link ya video ya kera, hanyuma iyo video ikaba yarebwa bushyashya nkaho ari bwo ukipostinga. Community tab rero ni feature iba muri YouTube, aho ubyemerewe ahita atangira kuba yaganira n'abantu be. Urabona ko abantu barareactinga, ushobora kuba wababaza ibibazo bakabisubiza nk'ibi byose ubona hano. Ibi byose rero nibyo ngiye kugusobanura umenye no gusetinga. Nuza no gusanga utabyemerewe ntugire ikibazo, genda kwereka ikintu uri buze gukora kugira ngo mu gihe gito ubyemerewe. Noneho kubyemerewe nawe ngiye kumwereka uburyo bikora neza akantu ko kandi, ku buryo uza gukoresha community tab ugasanga channel yawe yihinduriye amateka. Ni ukuvuga ngo community tab igera ku bantu benshi. Ese twakora iki ubundi kugira ngo ubundi mbere na mbere ni iki gisabwa kugira ngo community tab ifunguke? Abantu benshi hari ababa batayifite muri aya mafeature. Urabona hano mba ndi kuri YouTube channel yanjye, urugero nimba nkanze umuntu aje agasacinga Gatari Fred, urugero gutya, akaza kuri channel yanjye. Okay, akaza kuri channel yanjye akinjiramo gutya, narabona ama video, ariko hano hariho ama feature atandukanye. Ubwo tugiye kureba ko we uyifite cyangwa utayifite. Nusanga utayifite ndahita nkubwira igisabwa kugira ngo uyifite. Video shorts, live playlist. Noneho you scrollinze gutyo uzi ibumoso itubona icyitwa community tab cyangwa se community. Iyo ukanzeho gutya nibwo uhita ubona amapost nagiye nshyiraho. Aha ni hamwe mbabwirira isandi buze gushyiraho video, ni hamwe njya mpiningira abantu video. Nk'ubu urabona nk'iyi ni video mba napininze. Okay, nk'iyi ni video mba napininze, hanyuma mbese amatangazo yose ni hano nyanyuza. Ni ukuvuga ngo rero ikiba gihari hano, wowe nuza gusanga iyi community tab idahari cyangwa ihari kabidakora, dore ibintu bifungura community tab. Icyambere nicyo bita channel history. Channel history n'ubundi ifungurwa no kuba channel yawe iri guperforminga mu buryo bwiza mu minsi ishize. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iyi community tab ifunguke ugomba kuba nibura advanced feature yawe ifunguye. Advanced feature ifunguka ari uko icyo bita community tab ari uko icyo bita channel history gihagaze neza. Rero iyo video narayibakoreye ijyanye na channel history. Ni ukuvuga ngo umuntu uri buze kuza gusanga iyi community tab idahari, amenye ko icyo bita advanced features cye kidafunguye. Ari nabyo naberetse muri ya video yashize, ndabashyira link muri description, manze murebe ibisabwa kugira ngo advanced features zanyu zifunguke, n'ibisabwa kugira ngo ntuze advanced features zanyu zifunguke, n'ibisabwa kugira ngo channel history zanyu zifunguke. Ariko noneho reka duspose ko wowe usanze ihari. Ese ubundi iyi community tab ikora gute? Nicyo kintu rero ngiye kubereka. Ubwo ku muntu usanze idahari itsoke, ntugire ikibazo, igeraho igafunguka. Kuyihari rero ikora gute? Nk'uko ubibona na ahantu ushyira ahantu, ukabona nkanabwiye abantu saa 11 ndashyiraho video, urabona ko abantu barabirebye. Iyi napinzeho video, iyi nashyizeho comment, nabarababwiye bwira inshuti zawe saa 5 z'umugoroba zize kuba 3 z'umugoroba zitaza gucikwa. Abantu nyine kuvuga ngo uposting ibintu abantu bakaba byabagiraho mu gihe gito. Noneho rero bikora gute? Kugira ngo posting ifoto hano kuri YouTube, ukana ku kantu ko guteranya nk'ibisanzwe nk'ugiye gushyiraho video, warangiza ugascrollinga hano ukazana hano handitse post.
ni ukuvuga ngo cyane cyane abo ni abantu baba baruje icyo bita advanced features na channel history bimeze clear. iyo ukanze rero hano kuri post uhita ubona utuntu tw'udufeature dutandukanye, haraka hari naka, yewe hari naka ngaka. utu tuntu twose ngiye kutugusobanura, hari naka ngaka. utu tuntu twose ngiye kutugusobanura kugira ngo ushobore kuza gupostinga nka ba bantu ujya ubona bashyiraho ibintu bitandukanye. noneho rero ujya ubona abantu bapostinze ifoto, ukabona umuntu yashyizeho nk'ifoto y'umuntu ngo mumwifurize isabukuru nziza. uwo muntu aba yaje agakanda kuri aka kantu k'ifoto kari hano, aka kantu. niba ushaka gupostinga ifoto ukanda hano kuri aka kantu k'ifoto gutya, uhita winjira mu mafoto yawe ukayikandamo, ugakanda hano hejuru next, ifoto yawe ikajyamo gutya, ukareba nimba hari amagambo uri buyandikeho hano, niba uri bufiltering ukayeditinga, niba uri bushyiraho sticker, niba ntabyo ukanda next hano hejuru, ifoto yawe ijyamo hano ikarodinga mpaka ikajyamo gutya. none hari ukuntu ijyamo ugasanga wenda ni kinini, igice ushaka ko kigaragara ntabwo kigaragara neza, ukanda kuri aka kantu k'agakaramu gutya ukaba wayadjustinga gutya, ukareba aho ushaka ko igaragara neza, hanyuma igasubiramo. hanyuma hari igihe ujya usanga umuntu yapostinze amafoto menshi, ugenda scrolling ugasanga postinze nk'amafoto 5. ubwo iyo ushaka gushyira indi foto uraza nabwo ugakanda hano, iyo ushaka gukoresha imwe yonyine ukurekera kuri iriya, nimba ari gutya ugakanda next, nimba ushaka gushyira indi gutyo ugashyiraho amafoto bitewe nayo ushaka. urabona ko wakomeza ugashyiraho amafoto nka album yose. noneho by'umwihariko ya magambo wanditse hano hejuru, hano nimba ushaka kwandika uti rero ubu nibwo buryo wenda, cyangwa se saa 5 mutaza, cyangwa se saa 2 mutaza, ukanda hano haruguru wenda saa 2 iyi video ntibacike n'urugero, ntibacike gutya, wenda ukandikaho gutya bitewe na message ushaka kugeza ku bantu. noneho rero iyo umaze kwandikaho ushobora no kuba ufite link ushaka abantu baza kuba barebaho video ukayikopiyaho. hanyuma rero nimba urugero iyi foto utashaka igumaho, iyi ngiyi uhita ukanda hano ukayisiba, wenda ugasigarana amafoto 2 gutya. ni gutya rero usiba. ubwo ni kubijyanye n'amafoto, ndakeka neza ku bijyanye n'amafoto hano birasobanutse. noneho umaze kwandika title, umaze no kwandika gushyiramo aya mafoto, ushobora kuvuga utoka iyi post igihe amasaha 28 gusa ihita irekera, uhitamo iyo urekeye hano kuri 8 igumaho burundu nka ziriya zanjye, washaka iza kuba irangiye ikajya ku masaha 28 ukanda hano gutya, ahashaka igumaho ugakanda hano gutya, hanyuma ugahita ukanda post, ifoto yawe ikajyaho. ni gutya rero uzabona abantu bapostinze amafoto kuri YouTube. ubwo hano ni ku muntu ubyemerewe. noneho tuvuge ko ubu turayipostinze, noneho reka turebe akandi gafeature. genda bikuramo kubera ko ntabwo nshaka gupostinga, ubwo ndakeka wowe uhita ukanda post igahita ijyaho. noneho ujya ubona rimwe na rimwe umuntu arakubwiye ngo mpiningire. ikintu ukora uraza wenda kuri YouTube gutya, kuri YouTube utubanze dufatemo video, umuntu akubwiye ngo uzampiningire. ese ubundi ni gute bapiningira umuntu? reka mbikwereke. reka turebe noneho ngo ni gute bapiningira umuntu. nimba uri mu mavideo nka gutya cyangwa ari link yaguhaye kuri WhatsApp cyangwa n'ahandi, icyo ukora cyasa ukajya kuri YouTube channel ye, ukajya mu mavideo ye, akakubwira twende uze kumpiningira aka video kanjye, uraza ugakanda nimba ari kuri iyi video, ugakanda kuri utudomo 3 two ku ruhande, ukanda kuri share, ubwo ni kuri video ze, ugakanda copy link. iyo ukanze copy link rero uhita ugaruka hahandi muri ntuze muri ya post. reka dusubire muri post, tugasubira hano muri post. wamara kugera muri post, ikintu ukora uraza ugakanda hano, nta n'ikindi kintu ukora, gutya nk'ugiye kwandika ugapestingamo ya link ye gutya. iyi link rero yo igiyemo gutya, iyi link iyo imaze kugeramo gutya, ugakanda hano kuri post,
tayari ya video ihita yidisplayingamo imeze nka cover. Nuko nge ntari gushaka gupostinga ubu none ahangaha ihita ijyamo. Reka nze mbereke urugero rw'ukuntu ihita imera. Ni ukuvuga ngo iyi link yo wayikopiye neza ukayishyiramo ugahita ukanda post, bihita bimera, bihita biza bikamera nk'iyi video. Iyi ngiyi urabona nk'iyi ni muri community turi, ariko iyi urabona na pininzemo ifo ya link, noneho video ihitiza. Urabona ko ibi natangiye no kwikina. Bivuze ngo umuntu uri buze gusura community yanjye niho handi ujya wumva ngo umuntu ngo yamupininge nk'ubu akanze kuri iyi video gutya, tayari kuri iyi link gutya, tayari video ihita ikinika. No kuvuga ngo rero ni gutya abantu bapiningira, ni gutya abantu bapiningirana, umuntu agapiningira undi mugenzi we. Rero ubwo twari turi ku gice cyo kugira gute cyo gupininga. Noneho se nimba umaze kumenya gushyiraho ifoto, umaze kumenya gupininga, ese noneho kwa kundi ujya ubona babaje nk'ibibazo abantu ukagenda ubisubiza ari nko gutora, byo bigenda bite? Ubwo tugereka noneho duhite tujya kuri aka kantu kari hano. Aka kantu iyo gakanze hahita haza option ebyiri, hari iyi foto, hari n'iyi ya text. Ni ukuvuga ngo rero ujya ubona wenda urugero wenda dukanze nko kuri iyi image gutya, ukabona uhisemo umuntu yashyize wenda ngo ese ari amafaranga, wenda agakanda agashyiramo ifoto, akavuga ati ari amafaranga wenda, sibyo, ikajyamo. Hano hejuru yabaje wenda ati ari amafaranga, cyangwa se akavuga ati wenda ese wakoze subscribe, wenda akavuga ati ese ari amafaranga, akandika nyine wenda we title hano hejuru ashaka kwandikamo. Yarangiza hano akandikamo amagambo ati wenda amafaranga, hano wenda akahitamo indi ya kabiri akavuga ati wenda bitewe n'iki na content cyangwa se n'icyo ashaka kubwira abantu. Wenda urugero tugihitemo n'iyi foto, hanyuma hano hejuru bitewe n'amagambo yanditseho, noneho ushobora no kongera zino ntuze, ukongera byinshi, noneho abantu bakaza kugenda bahitamo bameze nk'abatora. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizemo wenda ukavuga utari amafaranga, ari n'Imana cyangwa na Satani, wahitamo iki? Ni urugero hano rero mukagenda mutora. Ni kwa kundi uzasanga, reka nze wenda ndaje mbere ku rugero nkoresha iyindi ntuze, noneho wenda nimba iyi ntuze udashaka ko igumaho, ushobora guhita uyisiba yo gutya bitewe n'ibyo ushaka. Washaka kongera ugakanda kuri add option gutyo bitewe n'ibibazo ushaka kubaza abantu uko bingana. Ibyo rero byari kuri image. Noneho urugero hano kuri ntuze rero kuri text, hano ni handi ujya ubona wenda mbabaje ngo ese ari video zijyanye wenda nkavuga ngo ese muri izi video mukunda izihe, wenda nkanditse gutya hano hejuru, hano nkahita mpitamo nti iza YouTube, TikTok, noneho nashaka kubaza nkongeraho kandi hano nkanze kuri add option, wenda editing gutya narangiza ninza rero gukanda post gutya, ninkanda post hano iyi video yanjye iraza kuba imeze nka gutya. Reka mbereke iyo biri bube bimeze kimwe, kankore start over nsubira inyuma. Iyi post yanjye iraza kuba imeze nk'iyi ngiyi, ni gutya. Ubu mba nabikoze nk'iyi ngiyi, abantu baze batore. Urabona abantu 482 baratoye. Nimba urugero umuntu aje agatora twenda ibijyanye na TikTok agakandaho gutya,
agakandaho gutya agatora. Ni ukubera ko ngende nyirabyo ntago natora ngo bikunde. Rero ni gutya mba nabigenje. Ni ukuvuga ngo rero ndizera ko hano maze kumenya neza ibijyanye na no gupostinga ifoto, no gupiningira umuntu, no kugira gute, no kwedi no kubaza ibibazo. Tugiye rero ku kandi kantu ka nyuma ariko bita kuba nanone wabaza ibibazo ariko ugashyiraho ikibazo, ugashyiraho n'igisubizo, ibisubizo ikiri cyo n'ikitari cyo. Urugero, ese wakoze wenda, urugero, ese uri umunyarwanda? Oya, wenda ese igihugu, ikipe y'igihugu yitwa gute? Ni urugero, y'umupira w'amaguru, wenda y'umupira yitwa gute? Noneho hano bwa hambere ukandi mu gisubizo wenda ukandikaho uti Amavubi, cyangwa se wenda tukayita, wenda tuyite wenda Intare gutya. Noneho hano ha kabiri tukahita wenda Amavubi gutya. Noneho kuwe ushobora kongeraho utundi tubazo hano gutya, utundi dusubizo, ariko noneho kugira ngo umuntu aza gutora ikitari cyo akice, uhitamo igisubizo cya nyacyo. Wenda urugero ugakanda hano kuri ntuze, kuri iki, ubu iki nicyo gisubizo cya nyacyo. Noneho umuntu naza guhitamo wenda ko yitwa Intare kandi igisubizo ari Amavubi, uraza kugira gute? Araza guhitaho n'akakishe, ahita abona igisubizo hasi. Ibyo nabyo mujya mubibona. Iyo umaze kubikora rero uhita ukanda post, hanyuma umuntu post yawe yamara kujyaho abantu bagatangira gutora. Ndakeka ku bantu batari bazi ibijyanye na community tab bariho bagenda bamenya uko bigenda bikorwa. Rero hano ushobora kuyipostinga direct uwo mwanya, cyangwa se ukawashyiraho mu bihe bitandukanye, ese ikarebwa n'abantu bake cyangwa ikarebwa n'abantu benshi bitewe n'uburyo ubishaka. Guys, rero ngenda soje, nitwa Gatari Fred. Niba iyi community wajyaga wibaza ibibazo bikaba bisubijwe, kanda subscribe, wibuke ukande kunzogera, hanyuma ukande like iyi video, uyisharing abandi, hanyuma nawe utangire ugeze ku bantu bawe video zawe cyangwa se amapost yawe bitewe n'ibyo ushaka kubagezaho. Bye bye, ndabakunda.